Twongeye kubasuhuza cyane abakurikiye televiziyo yacu y'ubuhinzi n'ubworozi ATV. Uyu munsi ni cya kiganiro cyacu tugiye kubagezaho, ikiganiro mukunze cyane, ikiganiro ku mirire. Turaza kugaruka ku mirire myiza ndetse n'ukuntu bategura ifunguro nk'amagi. Ni ikiganiro gica kuri televiziyo yanyu ATV mukunda ku buhinzi n'ubworozi buri gihe ku munsi wa kane ku gicamunsi. Turi kumwe n'impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'imirire no kurya neza. Araza nawe kubibwira. Njye ubagezaho kino kiganiro uyu munsi ndi Elias Hakizimana. Reka duhe akanya umutumirwa wacu nawe abibwire. Karibu. Murakoze cyane kunyakira. Amazina ni Anatole Dusengumuremyi. Ndishimye kuba ndi hano kugira ngo nanjye mvuge ku bumenyi nararibonye n'aba afite mu bintu bigendanye no gufata neza ibiribwa, ese no kumenya ni gute twarwanya iyo mirire mibi nk'uko utangiye bivuga. Bahaye ikaze rero abakurikirana nyine iyi ATV. Nishimiye kuba ndi hano mu mwanire nabo. Murakoze. Anatole, turagushimiye cyane. Ni insanganyamatsiko yacu ni imirire myiza, ariko uyu munsi turareba ifunguro nk'amagi. Amagi ni ikiribwa cyangwa se ifunguro rikomoka ku bworozi, ku nkoko. Uyu munsi turaza kuganira hamwe turebe se kuki amagi abantu benshi bagifite imyumvire itandukanye ku buryo amagi agomba kuribwa. Mu Rwanda turaza kureba ko abanyarwanda batayarya. Ese nuko amagi yabuze, nuko waboneka bigoranye? Anatole, ngira ngo uraza kuza kutubwira muri makeya imyumvire ubona nk'impuguke kuki abanyarwanda bataragira imyumvire imwe ku ifunguro ry'amagi, ugasanga bamwe ntibayategura iwabo mu ngo. Murakoze cyane. Hari ikintu cyo bita past chronological cognitives, igendanye n'ukuntu umuntu aba yiyumva muri ya myumvire gikorone ko amagi ari ibiryo by'abazungu atari ibiryo by'abirabura. Icyo ni kimwe kibitera mu Rwanda. Ikindi cya kabiri ni imyumvire igendanye no kumva ko amagi aribwa n'abifite. Iyo ni imyumvire yose igoramye. Nk'uko bivuze rero, turebeye hamwe ikintu bita amagi, kukibura mu buzima bwawe ni ukubura ubuzima completely, kuko hariho n'ubumenyi bujya buvuga ko iyo udafashe ibyo kurya byuzuye, ibinini biguhindukira icyo kurya. Ugomba kurya neza kugira ngo ubeho neza. Iyo utabikoze, ibinini biguhindukira icyo kurya. Noneho rero, kubera iki mu Rwanda amagi atari ikintu gisa nkaho gishyirwa imbere kandi gifite agaciro nk'ako ngiye kugaragaza mu kanya. Amagi ashoboye kuba afite intungamubiri ziri mu bwoko burenze nka 16. Ubwo bwoko 16 bwitwa intungamubiri. Bivuga ngo mu gihe cyose witwa ko ufite umubiri, ugomba kumekinga sure ko wariye igi kugira ngo rigire gute, rigutungire umubiri. Icyo ni ikintu gikomeye. Ntago zose rero nazirondora. Reka mvugemo akantu kamwe kagoye abantu benshi muri iki gihe bafashe nk'ikibazo kandi umuti babana nawo ari wo kuba wakoresha amagi. Icyo mvuga ni ibintu bigendanye na mental health, ibintu bigendanye no kuba umuntu afite imitekerereze myiza, cyangwa se iyo bavuze mental health mu rurimi rw'icyongereza bavuga umuntu utekereza neza, umuntu udafite ama-stress, cyangwa se umuntu udafite za ndwara zo mu mutwe. Icyo ni ikintu kimwe gikomeye cyane. Iyo udafata amagi uba uzi neza ko ushobora guhura na za ndwara zigira gute, zonona mu mutwe. Noneho nimba umaze kumekinga sure ko ugomba gukoresha igi kugira ngo ugire imibereho myiza yo mu mutwe, mental health, ni ikintu gikomeye ugomba gushyira imbere ko buri wese aba akeneye kubaho neza. Ikindi cya kabiri, ku bantu bakunda kugira ibibazo byo guhuma, nk'ubu urabona nambara amarinete kuko wenda mfite nk'ibibazo by'amaso. Ubushakashatsi bugaragaza ko umwana wavutse agatangirizwa guhabwa amagi mu gihe kiri gitoya, uwo muco akawukurana akayarya, ntabwo ashobora kugira ibibazo by'amaso ndetse n'ibibazo by'uruhu. Uyu munsi rero none ushobora kureba ese kubera icyo abantu bazi ko umuti uri mu magi bakaba batakoresha amagi ahubwo bakajya kwa muganga. Icyo nari mvuze rero ngo iyo utariye neza ibyo kurya, ibinini nibyo biguhindukira icyo kurya. Bivuga ngo rero iyo myumvire nari mvuze ni ya kera cyane, ariko idakwiye kuba uyu munsi yagira gute, yashyirwa imbere
mu mibereho yacu. Noneho hari ikintu ruvuze kubera iki nanone amagi adakoreshwa, mvuze ko ari imyumvire. Tugiye kureba, ngiye kukuganiriza nkwereka buryo atari ikintu kigoye cyane kuba umuntu wese yatunga amagi cyangwa se buri wese yarya amagi. Amagi ava mu nkoko, ntago ava mu Bushinwa, ntago ava muri Amerika, ntago ava mu Burayi, ni mu nkoko. Inkoko rero wayitunga mu rugo iwawe, icyo ni ikintu cya mbere. Nimba umuntu amaze gusobanukirwa ko amagi ava mu nkoko kandi inkoko ari itungo ryororerwa mu rugo ritororerwa mu ishyamba, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko n'ubunebwe bwawe, ntabwo ari ubunebwe bw'undi muntu wese washinja ayo makosa. Ni ubunebwe bwawe bwo kutamenya ko ukeneye intungamubiri kandi wambaye umubiri, kandi intungamubiri ukeneye ziri mu nkoko, kandi inkoko nta handi zororerwa mu rugo, ntabwo zororerwa imahanga, ngo ube wabikorera iwawe mu rugo. Ukora iki rero? Protection y'umubiri. Urumva n'urya intungamubiri ntuzagira ibibazo by'umubiri. Ni ibihe bibazo bituma hariho ibitaro? Ibibazo bituma dufite za farumasi nyinshi mu Rwanda ni ibibazo biba byatatse umubiri. Kubera iki biba byatatse umubiri? Nuko biba byawatatse bigasanga ntago wa muntu afite intungamubiri, ibintu bigahita bizamba. Rero ntekereza ko iyo myumvire niyo ikwiye gucika. Ni ikibazo cy'imyumvire, si ikibazo cy'ubushobozi. Kuko inkoko ntago igura amafaranga arenze 5,000, ariko inkoko imwe yatunga umuntu kuba yagira imyaka yo kubaho kwe hano ku isi atagiye kwa muganga, mu gihe yaba abashije kubahiriza itegeko ryo gukoresha amagi mu buryo nyabwo. Fata 5,000 bikurinze kuzatanga amafaranga yo kujya kwa muganga, uguze inkoko imwe gusa ikajya ita amagi ukayakoresha. Rero imyumvire yo navuze ko aricyo kibazo mu kintu wambajije neza cyane, nuko n'umuturage ufite inkoko ita amagi akayajyana ku isoko. Ni ukuvuga ngo biriya bisa nk'aho uri gucuruza ubuzima bwawe, cyangwa se yabyita nko kubucuruza, kuko uba utwaye ikintu cyakakurindiye ubuzima ukajya kugicuruza, kandi amafaranga baguhaye ntabwo yakurindira ubuzima. Urumva ko ni ikibazo kiri mu myumvire. Ngira ngo Anatole nkuciye mu ijambo, uvuze ijambo ryiza nakunze cyane ariko riranasekeje. Anatole ati iyo utariye neza ngo urye intungamubiri utungwa n'ibinini. Yego. Ngira ngo tubwire abanyarwanda badukurikiye, wenda n'abandi bakurikiye ATV ni televiziyo y'ubuhinzi n'ubworozi, ngira ngo iyo myumvire yo gukosora ako kantu twishyizemo ko inkoko ihenda igira ihenda, ndumva buri wese yashishikarizira gutunga inkoko ye mu rugo. Ariko noneho tugarutse ku mifungurire cyangwa ku mitegurire y'iri funguro twise amagi ririmo intungamubiri, watubwiye ko rigizwe n'intungamubiri nyinshi zirenga 16. Ngira ngo Anatole nk'impuguke, amagi niba twamaze guhindura imyumvire twumva ko tugomba kuyarya, noneho ategurwe gute, atekwa ate? Ese umuntu yemerewe kurya amagi wenda atarenza ngahe, umwana cyangwa se umuntu mukuru? Ubundi bivugwa ko ubwo nababyanditse mbere ko umuntu yemerewe gukoresha igi rimwe mu cyumweru. Umuntu ukoresha igi rimwe mu cyumweru arusha wa wundi urya amagi buri munsi, kuko iyo ibintu bibaye too much birica. Kuyatunganya rero mu byo wari uvuze ntabwo ari ikintu kigoye. Umuntu ufashe amagi akayashyira mu mazi, agacana amazi nyine, akayatogosa agashya, bigaragara ko akunda ahindura kala, uriya muntu aba ari igi rifite quality, bitagize n'ibindi bintu byangirika. Ariko iyo uyafashe ukajya kuyashyira mu bintu by'amavuta, ibyo twakwita nka industrial, hari ibindi bintu uba wononnye muri ya magi ushyizemo izindi product. Ni ukuvuga ngo ushaka kurya igi mu buryo buzima urariteka ryonyine, cyangwa se ukahitamo kurirya rikiri ribisi. Urakoze cyane. Umubiri rifu uvuze akantu keza kagendanye no kuyacanira, kuyatogosa. Izindi mpuguke mufite ubunararibonye bumwe zivuga ko iyo uyateguye kumwe bayateka ari umureti ngo ntabwo abahiye neza, nibyo? Ntabwo nakemezanya nabyo, kuko bajya bavanga ikintu cyaciye ku muriro kiba cyahiye. Rero urumva ko nimba wayashyize ku mureti ni ku muriro. Ahubwo ahantu babivuga wenda nuko batabiryamo ngo bivuge neza,
ni uko umureti sometime nagutinda ku muriro, umuntu awushyiraho mu gahe gatoya agahita awukuraho akawurya, ntabwo ubuhiye. Ariko nta n'ikibintu aba yangije kuko n'ubundi n'uwo ririya ari ribisi ntabwo rimwonona. Aho nta kibazo kiba kirimo, ni abagikoramo ubushakashatsi muri ubwo buryo, ariko ntabwo uwayatetse umureti aba yawe yonone. Tugarutse kuri zino ntungamubiri, nanjye iyo nitegereje cyangwa undi muntu wese wabyumva ko igi rifite intungamubiri zirimo amaporoteyine, amavitamine bijya kurenga ubwoko 16, wakumva ati igi ni ikiribwa kidasanzwe. Ariko umuntu yakwibaza ati kuki tugendeye ku bihugu muri Afurika, bino bihugu by'abazungu, nko ku mwaka mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, bavuga ko umuntu umwe umuturage waho aba atemereye kurenza byibura amagarama 300 mu gihe cy'umwaka. Ariko wagera mu bihugu by'abazungu nko muri Amerika na Aziya, ugasanga bo bemerewe kurya, umuntu yemerewe no kurya ibiro 2 ku mwaka. Ibyo bintu twavuga ko bishingira kuki? Ni ya myumvire iyo twavugaga, kuko uje mu Rwanda uzasanga abantu bagira wa muco wo kugira gute, kutagaragaza weakness z'umuntu, ariko bo ntabwo batinya ko umuntu amenya ibibi bye n'ibyiza bye, ni umuco. Icyo shaka kuvuga kuri uko kurya amagarama, urumva ni ibintu baba barisetinze, ariko uzarebe indwara bahura nazo zitandukanye n'iz'Abanyafurika bahura nazo. Ikintu buryo umuntu akora umenya ko ari cyiza tugipimiye muri consequences zibigira. Usanga bavuga ko umuntu wariye amagi menshi, ikintu cya mbere hari uburyo bya affectinga imibereho yo muri cancer ndetse na diabetes. Nimba umuntu arya ibinyamasukari byinshi akarya n'amagi menshi cyane, bishobora kumuha kurwara ya diabetes yica vuba. Ikindi nanone bakagaragaza ko mu buryo buri cancer, umuntu akarwaye nka cancer ariko akaba hari uburyo yagiye akoresha amagi menshi, biriya binure biri muri wa muhondo w'imbere ntabwo bituma kiravuga kuko yarariye birarya. Ahubwo bavuga ko bari abantu n'ubwo wenda barya ayo magarama babanza gukuramo ya mihondo irimo iki fats nyinshi, bakabikuramo, bakazikuramo bakanakuyarya. Ariko noneho icyo narenda kuvuga, navuze ko umuntu yemerewe kuba yarya nk'igi rimwe mu cyumweru. Hariho abandi bavuga ngo ni 3, urumva biratandukanye. So kuba rero umuntu yakumva ngo kugira ngo byumvikane neza, nimba umuntu yemerewe kuba yarya igi rimwe akaba ari intungamubiri zingana n'ubwoko 16, burimo ubwoko bwo kurinda kumuha ubuzima bwiza bw'imitekerereze, burimo ubwoko bwo kumuha uruhu rumeze neza, burimo ubwoko bwo kumurinda kurwara amaso, birimo ubwoko bwo kuba bamurinda bimwe bita ngo ni ibihaha n'imvubura, ni n'amoko menshi uriya magi byakurinda. Igi rimwe rigura ngahe rero nicyo tugiye kureba? Yego, nako nakantu keza ngira ngo twarebaho. So igi rimwe rigura amafaranga 100, ariko iyo ugiye mu babandi bayaranguye wenda baguhera 150, 200. Yego. Ariko ntago wabikwiye kuba uri muri babandi bumva ko imibereho yawe yose ushingiye mu isoko. Yego. Kuko hari ikintu njya nkunda kubwira abantu ngo ntugatekereze kujya mu isoko gukurayo ibintu, ahubwo uzatekereze kujya mu isoko ujyanye y'ibintu. Urumva icyo gihe, urumva icyo kintu ukuntu gikomeye. Ntuzatekereze kujya mu isoko ugiye gukurayo ibintu, ahubwo uzatekereze kujya mu isoko ujyanye ibintu. Yego. Ninjya muri business time mbwira umuntu ngo ntuzatekereze kujya mu isoko ujyanye y'ibintu ngo ubone iki, ujyanye y'amafaranga ngo ukureyo ibintu, ahubwo uzajya mu isoko ujyanye y'ibintu kugira ubone amafaranga. Iyo ni muri business time. Noneho nuza kureba uzaza gusanga umuntu umwe ashobora kuba, ndebye neza byo nabonye, umuntu umwe afashe initiative yo gufata 15,000 agatunga inkoko ze 3. Izi nkoko ze 3 zamutungira umuryango we wose, agashobora kuba yaba hatagiye kwa muganga, kuko amagi yaba ava muri za nkoko yamurindira ubuzima.
ubwo ukurikiranye azafate ngo ni ayahe mafaranga ntanga kwa muganga njya kwivuza, arebe se angana n'ibihumbi 15 naba naraguze ziriya nkoko kugira zimpe amagi ndindira ubuzima. Noneho uzaza gusanga nk'umuntu umwe ku mwaka ariye amagi 48 yonyine. Bivuze ngo ubwo arya ngahe mu gihe kingana iki? Rimwe mu cyumweru. Akavuga ngo uyu mwaka wumva ko nari n'ibintu byoroshye, uyu mwaka nzarya amagi 48. Yego. Ukabara amafaranga nimba ukiri muri babandi bafite iyo mitekerereze wenda yo kumva ko ibintu byose ukeneye ari amafaranga, ukabara amafaranga azatwara amagi 48. Ukabara n'amafaranga y'umuntu wagiye kwivuza amaso nk'aya marinete nambaye. Yego. Amafaranga agura nyavuze n'ibindi. Ugafata amafaranga baguca wagiye kwivuza indwara z'uruhu, ugafata amafaranga ugura ibinini ufite za stress kuko ubwonko butakora budafite ubuzima bwuzuye bwo kumanaginga ibibera hano ku isi, ugafata amafaranga ugura amavuta yo kwisiga, ugafata amafaranga ushobora kuba utanga wenda ugiye kwivuza amenyo kuko nabyo iyo utakoresha amagi urwara indwara zo mu menyo, ukayabaruka noneho ukayahuza n'amagi 48. Uvuga ngo nimba igi dufatiye ku giciro cy'ijana ukakuba na 48. Yego. Urumva ni ibihumbi bingahe? 4,800. Bikaba byakurinda kujya kwa muganga igihe kingana gute? Ariko ngira ngo Anatole tugarutse kuba dukurikiye nabo badukurikiye bari kumva ukuntu tuganira, turi kuganira neza cyane. Hari akantu uri kugarukaho cyane ati rwose ati umuntu wariye amagi neza mu gihe cy'umwaka ntabwo yazajya no kwa muganga kwivuza, ntiyahura n'indwara z'uruhu. Ndagira ngo wenda abantu badukurikiye bataza kugira ngo turi kuganira mu cyuka. Bishatse kuvuga ko ndya amagi neza cya kigero nyubaheza n'igi rimwe mu cyumweru. Nta kwisiga, nta kujya kwivuza amenyo, nta maso. Ndagira ngo udusobanure neza. Bajya basobanura ngo ari ikintu bita consistency na resistance. Yego. Ubuzima bwose nk'uko tubivuze ntabwo wabitangira ufite nk'imyaka ngo uvuge ngo kuko namubishe ikiganiro ngo uyu mwaka ngo sinzivuza. Oya, ntabwo wahura n'uwatangiye kubirya mu 2005 cyangwa watangiye kubikoresha mu 2004. Mvuze ijambo rero twa persistence na resistance. Persistence bishatse kuvuga kwihangana, ni gukora ikintu gihoraho hozaho. Okay. Ntunahagarike. Okay. Gukora ikintu hozaho ntunahagarike. Wangu bimenye uyu munsi ukabitangira kubikora, nago hagaranti yuko mu myaka 2 umubiri wawe waba umaze gufatisha iki za proteine noneho. Ibyo bindi warubuze byaba ari ukuri. Bivuze ngo umuntu dukurikiye ugiye kwiha gahunda yuko agiye gutangira arya igi rimwe mu cyumweru cyangwa akaba yariha n'umwana we byibura mu gihe cy'umwaka bameze neza, agafatisha imyaka 2. Yaba ameze neza cyane. Ngira ngo wenda ibyo twaganiriye bingana n'ingano y'amagi umuntu agomba kujya arya cyangwa se bitewe n'ibihugu abantu baherereyemo. N'ubushakashatsi dukesha wenda umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuhinzi n'imirire FAO. Wenda turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, tuvuge ngo udukurikiye iki kiganiro akuremo iki nk'umuti cyangwa ubutumwa mwabaha badukurikiye. Nicyo wenda navuga ngo ni nko kwibutsa umuntu iyo utariye neza ibyo kurya, farumasi ikubera nk'iki nk'uruganda rugukora ibyo kurya. Kwa muganga bakubera nk'uruganda rugukora ibyo kurya. Icyo ni ikinyuranyo gikomeye rero. Kandi ibi bintu turi kuvuga ni ibintu bidasaba igishoro kirekire. Ni ibintu bidasaba kujya kubariza hirya no hino. Kubera iki? Udafashe umwanzuro wo kuvuga ngo mfate inkoko 1, 2 cyangwa 3 nzitunge mu rugo iwanjye. Ufate ya myanda, urabona inkoko ntago zirya ibyo kurya gusa, zitoragura utuntu tuba turi hano hanze muri compound. Ngo ubishyire muri mentorship yawe yo kuvuga ngo burya inkoko ziriho kugira zingirire umumaro. None ubwo ntazitunze ni ikibazo kuri jewe cyane. Urumva na akantu kaba gakomeye. Ngo umuntu dukurikiye agakwiye kumenya ngo nta mwanda ubaho, ahubwo uyu mwanda wantungira inkoko ukagira gute nanjye zikananga. Iyo ni mentality nziza y'abasigaranye. Akagira n'iryo somo rivuga riti koko
nimba mu igi bigaragazwa ko harimo poroteyine zirenga ubwoko 16, intungamubiri z'ubwoko burenze 16, nkaba ntayakoresha, bivuga ngo mu mubiri wanjye mbura ibintu bindindira umubiri biri mu bwoko 16. Ibyo ugahita byumva. None nimba ashaka kugira ubuzima nyabuzima, nkwiye gukoresha iki? Igi. Urumva ni imyumvire. Kabiri, akagomba gushyiraho imbaraga zivuga ati nimba nshaka gufata abana banjye nanjye ubwanjye kugira tugire ubuzima buzira umuze, reka nihe gahunda. Bimwe byo navuze persistence na resistance. Reka nihe gahunda yuko uyu munsi noneho nsobanukiwe yuko ubuzima bwanjye ntago ari ubuzima bwo kuba nakita nk'insina ngufi yonwaho na buri ndwara yose ibonetse kuri iyi si, kubera ko ntafite ibindindira umubiri. Reka noneho mfate gahunda nshyashya yo gukoresha irigi kugira nkuremo ziriya ntungamubiri ziri mu bwoko 16 kandi bitangoye. Ubashije kwirukana ya myumvire yo kuvuga ngo igi ni iry'abazungu, cyangwa se amagi aribwa n'abana b'abazungu, amagi aribwa n'abantu b'abakire, kuko nta mukire ubaho. Ikintu gikize ku isi n'ubuzima. Iyo ufite ubuzima bwiza uba ari umukire. So irumva iyo ni imyumvire rero umuntu wese agakwiye kuba afite, aho ati mpaye agaciro kuba ngiye gukoresha amagi, kuko n'ubundi bagiye bavuga ko ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese buba bwiza cyangwa bukaba bubi ari we wabigizemo uruhare. Amafaranga ntabwo yaguha ubuzima bwiza utabazi icyatuma ubuzima bwawe buba bwiza. Uvuga ngo ufashe rero wa mwana wo mu cyaro iyo ngiyo ukoresha amagi, urya amagi, arusha ubuzima bwa wa mwana wo mu mujyi utabona ya magi. Iyo myumvire rero niyo iva mu mutwe w'umuntu, kuko n'ubundi bingana ngo iyo ntanyweye amazi ashobora kumagara. Ntabwo bivuze ngo uzayanywa ari ukuri mu mujyi, cyangwa se uzayanywa ari ukuri wagiye hanze, cyangwa uzanywa ya mazi kuko wagiye ahantu kure. Ahubwo ni imyumvire kwereka ngo nkwiye nanjye gutangira kubaka ubuzima bwanjye neza bukaba bwiza nkoresheje igi. Igi rituruka mu nkoko, ubwo ntafite inkoko nkwiye kugira gute? Kwigomwa amafaranga runaka nkayigura. Ibindi tuzahaganira wenda tubereka uburyo wayifata neza kugira ngo igi guha igi rimwe. Hari inkoko zigira zita igi rimwe ku munsi, hari n'izita 2 ku munsi. Ukabareba noneho se ni ubuhe buryo, cyangwa self recovery. Self recovery mu Kinyarwanda ubwo ni mu Kinyarwanda nko gukuramo icyo kwikuramo imyumvire. No, hari ukuntu uba waragiye zahara ugashaka gusubira inyuma, ushaka kwizanzamura, sinzi ukuntu twabyita, niko kwizanzamura. Self recovery ukavuga ati inkoko igiye kumbera self recovery, ikamfata amagi 2 ntangire uyu munsi wa none nite ku buzima. Ngira ngo mu Kinyarwanda byiza babyita kwiyondora. Okay. Yes, ntangire niyondore n'ubuzima bw'abana. Ubu ngubu nanjye kuva ntangiye kubikoresha nko kurya amagi, hari ibintu byinshi ntazi rwose byitwa indwara, cyangwa se ibyaha ndijya bumva ngo umuntu ngo umubiri wubabara muri ubu buryo, ariko kuko nzi neza umumaro wo kurya amagi muri ubwo buryo biramfasha. Uyu munsi wa none ubwo ndi kuvuga mu nama buri wese aba yumva ibye, uzasanga hari umuntu wafashe nk'amafaranga 1000 agende agure ibyonona umubiri, kuko ni imyumvire yahawe. Asize kandi ubwo ikintu cyonona umubiri cyavuye mu ruganda runaka ntago cyajya munsi y'amafaranga 300. Asize igi ryamurinda bya bindi byose twavuze, ryamuha bwa buzima bwose twavuze, rigura amafaranga angahe? 150. Yes. Ubwo urumva rero ikintu bita mentality. Imyumvire. Ngira ngo wenda natori tugana ku musozo, indi myumvire nshaka kuza kumfasha ko tubyumva kimwe n'abanyarwanda badukurikiye. Ni ubwoko bw'amagi turya. Kera twahoranye inkoko twita inyarwanda zita cyangwa se zitera amagi afite umuhondo twavuga kuri fonse cyangwa wijimye uhagije cyane. Ubu ngubu tukaba dufite mu ino minsi ya noneho inkoko bita ngo ibyimanye cyangwa se zitari inyarwanda zuzuye, zita amagi cyangwa zitera amagi adafite umuhondo wuzuye. Ugasanga bamwe mu banyarwanda baracyifitemo imyumvire ivuga ko ryagi ry'inkoko
y'inzungu itari inyarwanda ridafite intungamubiri zingana na rya rindi tumenyereye ry'irinyarwanda. Nagira ngo ugire ikintu utubwiraho nk'impuguro. Icyo ni ikinyoma. Nta nkoko y'inzungu ibaho. Ubundi rero nta nkoko y'inzungu ibaho, nta n'inkoko y'inyarwanda ibaho. Ahubwo zose ni inkoko. Ni nk'uko ugiye mu ishyamba uzasangamo intare, usangamo indende, ingufi, ibyibushye n'inanutse. Ahantu hose wajya, ubwo n'umuntu najya yazabona ya yindi wenda ndende avuga ati ni inzungu. Iyo byose biragaruka kuri ya mentality. Ni ukuvuga ngo habayeho wenda nk'iyi transit, tubyite transit, yuko kera ibintu byakorerwa by'imahanga tutabashaga kumenya ibyo ari byo ngo tunabikoresha, kuko byabaga bihenze kugira bitugereho. Uyu munsi wa none umuntu ashobora gufata inkoko zo mu Bushinwa akazizana hano i Kigali, ariko kera ntabwo byari byoroshye kuba byashoboka. Ntabwo rero habaho inkoko y'inyarwanda n'inkoko y'inzungu, byose ni imyumvire. Ni inkoko zimwe zita amagi amwe atandukanye bitewe n'ubwoko bw'iki bw'inkoko, ariko icyo zose zikora, icyo ndenda nyite supply zose ni zimwe, zose zita amagi kandi amagi afite ya quality. Uyu munsi ni nk'uko ibyo wari uvuze bisa nk'uko wabaza umuntu ati tubajije umuntu wo muri za 80 yaba azi nka Ebola, yego yakubwira ati ntabwo ibyo bintu nigeze menya, cyangwa se uzuye nk'umuntu apfuye nko muri 2000 akahagarara uyu munsi akareba tekinoloji, akareba n'ibindi bintu byagiye bibaho, yakumva rwose hano atari ku isi yarazi, kubera ibintu byagiye bihinduka. N'inkoko nayo buriya ishobora kugira gute bitewe n'ibyirya, bitewe na climate change ujya wumva muri iyi minsi ivugwaho cyane, bigatuma inkoko nayo ita amagi agize gute atandukanye. Nk'uko uyu munsi imibereho y'abantu yagiye igira gute isubira inyuma, si uko abantu batifuza kubaho neza, ahubwo ni ya climate change igenda ibaho. N'inkoko rero nayo byashoboka, nayo ni ikiremwa yata amagi atandukanye bitewe n'ibyirya n'aho irererwa, igata amagi atandukanye. Fashe n'inkoko nyine iyo ngiyo twitaga inyarwanda, bitewe n'ibyo yaryaga icyo gihe, bitewe na climate ya icyo gihe, yataga amagi nk'uko byari bimeze icyo gihe. Byarahindutse bitewe rero na climate change, ariko ntabwo bivuze ngo ukoresheje amagi wenda arimo iyo ntunzi itari yenda gusa nk'umukara ngo yari amagi mabi. Abakurikiye televiziyo yacu ATV rero mwabyumvise ko ifunguro ry'igi rifite intungamubiri nyinshi cyane koko, ngira ngo n'uwarivuga ntabwo yarirangiza, ariko turi kugana ku musozo wa kino kiganiro. Turagira ngo noneho tubaze impuguke Anatole, wenda waba ari gufungura igi cyangwa ushatse gufungura ifunguro ry'igi, ni byiza kurirya ryonyine, ni byiza kurifatana n'ayahe mafunguro? Mwatubwira uburyo bwiza umuntu yashaka gufungura igi yakaririyemo. Urakoze cyane. Ubundi ntabwo ari byiza ko umuntu arya igi mu gitondo, kubera ko iyo uriye igi mu gitondo rimwe na rimwe rigutera kumva uhaze. Harimo n'abarirya mu gitondo bakagenda bumva basa nk'aho batameze neza. Noneho iyo wabona guhera mu gitondo hajyamo breakfast, hakabamo breakfast, hakajyamo za lunch, ibyo bintu byose kubipakira mu nda ntabwo ari byiza washyizeyo amagi wariye igi. Igi barirya nimugoroba, ubundi ubihuza n'ikirere kugira rigende neza. Ni ya moment wumva ko ushaka, ntabwo birindira ngo ushyiremo ibindi bintu. Wowe ni ikintu nakwita uri kunywa imiti, yego, igufasha kurinda ubuzima bwawe, nta kindi ukeneye kongeraho. Ufata ahubwo igihe bya bindi navuze, resistance na persistence. Ati buri saa moya mu gihe nzaba maze kurya, ndi muri library yanjye, nimba ukunda gusoma ndi gusoma, cyangwa se ngiye kureba televiziyo nimba ari byo ushaka, cyangwa se ngiye kuganira n'abana banjye nimba uri umubyeyi, ukavuga ati ubu nibwo nemerewe gufata ryagi ukarirya. Uba umeze nk'uri kwirinda, muri uyu muti ntabwo habaho ibindi bintu ugenda wongereramo kugira ngo igire igende neza, uko riri n'umwimerere wo kugufasha. Gusa ku bantu wenda batabishoboye baba bashaka gushyiraho utundi tuntu, umuntu ufashe igi agafata karoti agafata n'igitunguru, noneho byaba akarusho akazana hamwe n'itunda akabifata akabikoresha ku kanya, aba
akoze nk'icyo nakwita multiple functioning, uba ukoze double cyane y'ubuzima bwawe. Bivuze ngo yongereye umumaro za ntungamubiri zari buhe ubuzima. Ukoze nka double, urumva ni wa double inzo wafashe za 16 bongeramo n'izindi, ariko ibyo bikorwa n'umuntu wenda uri kwiyondora kwa muri bwa buryo wavuze. Okay. Yes, ahita we nta nubwo yanategereza imyaka irenze umwe cyangwa ibiri. Bishobora no kumufata umwaka umwe kugira abe yagaruye bwa buzima ameze neza. Tugannye ku musozo w'iki kiganiro rero twibutsa abari bakurikiye Agri Business cyangwa se ATV ko bajya basanga amakuru meza hano kuri ATV ku buhinzi, ku bworozi n'imirire ndetse n'ibidukikije. Ngira ngo Anatole wasezera ku bari badukurikiye muri kino kiganiro ndetse unabatwibukiriza gukurikira televiziyo yacu ATV banakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho igihe cyose. Yes. Murakoze cyane, nabashimiye buri wese. Ubuzima bwawe buba buri mu kiganza cyawe, imyitwarire myiza wabugiraho nabwo bwagutwara neza, imyitwarire mibi wagira ku buzima bwawe nabwo bwagutwara nabi, byose biba biri kuri wowe. Soza rero navuga nti kanje wenda bazi ngaragara ku ma TV menshi avuga ibintu byinshi biba bitandukanye, ariko ikintu kigendanye n'ubuzima nicyo kintu cy'ingenzi cyane, ko navuze ngo nta mukire ubaho, ahubwo ubukire ni ubuzima bwiza. So umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza, umuntu ushaka kugira ibintu byinshi yiga, nk'inama wenda navuga ikomeye cyane, niba ushaka kuzagira ntinda ku cyo bita ya mental health, kugira umuntu ubone afite ibitekerezo bitarimo stress nyinshi, ibitekerezo bikosotse, ni umuntu ukoresha amagi. Kuko nujya gusoma uzasanga bavuga ko amagi ni ikintu gifasha umuntu kugira ubwonko buzima. Wayakoresha kugira ubashe kugira ubwonko buzima, noneho bufa ubwonko buzima nibwo buhereza n'umuntu kugira imikorere igize gute mizima. Ujya ubona yuko bavuga ngo udatekereza ntaba. Ushaka kugira ubwonko rero buzima wakoresha iki? Amagi. Then dusoza urasaba gukurikira ATV, ugakora iyo subscribe, ugajya utanga n'ikibazo wumva ukeneye ko wasobanurirwa mu bigendanye n'ubuzima bwawe. Ikindi ukanagira byinshi wiga, kuko udafite ubuzima ntiwabaho. Uvuga ngo nge narita nk'isoko y'ubuzima, kuko udafite ubuzima ntiwabaho. Anatole ni muntu ki? Ongera wibutsa Anatole ni muntu ki kuba gushaka ngo baganirize ku bintu bijyanye n'imirire, ubuhinzi, ubworozi ndetse no kurinda ubuzima muri rusange. Ongera ubibwire ndetse unabarangire aho bajya bakubona. Murakoze cyane. Anatole ni umusore, imyaka ndumva atari ngombwa. Wabwira amazina yombi? Ni Dusengumuremyi Anatole. Kiri umusore, mfite ubumenyi mu bigendanye n'ubuzima, yaba mental health, cyane cyane ibintu bizana ubuzima bwiza. Nkagira n'ubumenyi muri business administration. Aba rero ndi umu CEO wa NGO yitwa Voice in Millions of Voiceless People. Tudiringa n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu, dukora nk'ubushakashatsi ku bibazo by'umuntu afite, tukareba uburyo twanabishakira igisubizo. Ni ibi rero byo ndi kuvuga, ni ibi duhura nabyo. Ugasanga umuntu afite ibibazo kandi niba abyiteye kuko yanze gufata ubuzima bwe neza. Ahantu rero mbarizwa hehe? Hano mu mujyi wa Kigali, Gasabo. Umuntu rwose ageze hano Kimihurura ku muhanda wa KG 555 uba wangezaho tukaganira ibintu byinshi bitandukanye. Murakoze. Anatole, turagushimiye ku kiganiro cyiza ugejeje ku Banyarwanda, dufashije guhindura imyumvire y'abantu bajyaga bumva igi nk'ifunguro mu buryo butandukanye. Ariko ngira ngo dusoza noneho reka tubwire abari badukurikiye hano kuri ATV ko ari televiziyo yanyu y'ubuhinzi n'ubworozi. Twaganiraga cyane ku mirire myiza, turi kumwe n'impuguke ya Anatole. Nagira ngo mbabwire mwese mwajyaga mukerensa cyangwa se mudafata neza igi nk'ifunguro rishobora kubarindira ubuzima. Twumva igi ku birenze imyumvire y'uko ari ibiryo gusa, twumva igi nk'umuti,
twumva igi nk'intungamubiri zadufasha kubaho imyaka myinshi tukaramba tutivuza amenyo, tutivuza uruhu, tudajya gushaka za mukorogo. Twumve ko igi rifite byose ku mubiri wacu, kandi tubashishikariza namwe mufite imyumvire yuko inkoko ari ikintu gihenze. Watunga inkoko imwe, watunga inkoko ebyiri, ariko ugakiza umuryango wawe. Watunga inkoko imwe zigatera amagi, abana bakagira ubuzima bwiza. Kandi tunabashishikariza kutagira amagi muyajyana ku isoko ngo mucure umuryango. Murye igi, mwumve ko muri intungamubiri, mwumve ko muri umuti, kandi mukomeza no kureba ibiganiro byacu hano kuri ATV. ATV ni televiziyo yagenewe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga, ariko tunabigisha no kurya imirire myiza, imirire kugahuriza ku kintu cyitwa ko ubuhinzi n'ubworozi ari ikintu gifitiye runini abanyarwanda ndetse n'abatuye isi. Turabashishikariza rero gukora subscribe kuri televiziyo yacu ni ATV, muganasangiza abandi ibiganiro byacu bigenda bicaho. Ni buri gihe kuwa kane mu kiganiro cy'imirire myiza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Elias Hakizimana.